haranditswe ngo irinde gufa ryo mu magufa yawe kandi nakara ko mu mara yawe usabwa kumukunda ukanamutonesha kuko ari impano uhawe n'ijuru. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be bamukunda ariko umufasha mwiza nakwasa kuko umuhaga n'Uwiteka. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Bakire urugo rwanyu kuri Yesu Umukiza kuko abakunda. Ibyo nukuri nimwomatana nawe azababera byose, ntawamwisunze wakorwe n'isoni. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be bamukunda ariko umufasha mwiza nakwasa kuko umuhaga n'Uwiteka. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Iva ku Mana, muzahirwe mu byo muzakora byose kandi muzabyare hungu n'akobwa, mubatoza imico yo kubaha Imana mugenga wa byose. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be bamukunda ariko umufasha mwiza nakwasa kuko umuhaga n'Uwiteka. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be
uhabwa n'Uwiteka. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Gira Yesu nyambere